ndagusuhuje wowe ukomeje kubana n'ibiganza Media TV. Nizere yuko aho uherereye hose ibintu bimeze neza kandi bitameze neza, ndakwihanganishije kugira ngo natwe uri kugenda ubona yuko kuri kamera zacu ibintu bitari byifashe neza aho duherereye. Gusa tuboneyeho no kubashimira mu mwakomeje kutwereka ko turi kumwe mukora subscribe kandi namwe mutarayikora. Iki nicyo gihe kugira ngo tujye tukomeza kubana mu biganiro bitambuka ku biganza Media TV. Kuri uyu munsi rero tukaba tugomeje kubana namwe tubereka uburyo umuhango wo gushyingura Uwitonze Richard yari umukozi w'akarere ka Nyamasheke mu ishami rya maje cyangwa se rijyanye n'amategeko. Uyu mugabo rero akaba yari umupapa w'abana babiri. Uyu mupapa rero akaba yaragiye agaragaza ibigwi byiwe cyangwa se ubwitonzi ndetse n'ubushishozi ndetse n'ubunyangamugayo muri sosiyete nyarwanda. Uyu mugabo rero akaba yaritabye Imana azize uburwayi. Ngira ngo bamwe bagiye babigarukaho bibaza uburyo bishoboka, ariko nyine isi turimo niko iteye. Nguko rero uyu mugabo akaba yaravutse ku itariki ya mbere y'ukwa kane 1983, akaba yitabye Imana ku itariki 29 z'ukwa 2022. Gusa reka tugomeze kwihanganisha umuryango wiwe n'inshuti ziwe aho ziherereye hose, dukomeza kumusabira iruhuko ridashira. Reka dukomeze kubana kuri kamera z'ibiganza Media TV. Ndakubwira n'umupira ntukawukine. Umupira ntabwo wize ukina. Reka ibintu byose bijyanye n'imyidagaduro akubwira ati niko umusaza akubwira. Dore umusaza nta marereje, dore uyu niwe twabanye cyane. Barashimwe nyuma. Oya. Ese barashe. Oya ndi kuvuga wari mwarimu.
tukihangana. Ndumva ari ibyo gahunda yo tuza gukurikiza n'isanzwe ko bisanzwe bigenda, twese turabimenyereye. Gusa icyo twavugaga ni ubwo buryo bwo kugira ngo abantu baze guhagarara neza nta muvundo bitewe n'ubwinshi bwabo. Murakoze. turakomeza n'ubundi nk'uko twatangiye mu gitambo cya misa duherekeza umuvandimwe wacu inshuti Ishari. Umuhango nk'uko wari ubereye mu kiliziya n'ahandi tugeze, aho tugiye guherekeza umubiri we tukawushyira hano wabugenewe. N'ubundi igitambo uyu muhango urakomeza uyoborwe n'umusaseridoti kuko bitangiye. natwe ubwo abari hano turagumya tuzirikana isengesho mu ndirimbo dufatanya kugira ngo dutakambire Nyagasani. N'ubundi uko twavuze ngo twizeye ko yamwakiriye kandi nabyo yaramwakiriye. Hari ibyigaragaza bidasaba ko buri wese ajya kubaza hirya no hino. Abari muri iyi nzira kugira ngo bakomeze badufashe abasaseridoti bahageze n'abihaye Imana nabo batambuke begeye hano hafi. Haraza gukurikiraho
none dufashe kugira ngo itsinda rirengere hafi aho ngaho, abo bari gufunga inzira ntabwo ari byo. Itsinda rero bashobora kuza bamwe iburyo abandi ibumoso. Biretse gato ku izina ry'Imana Data na tugereze umuvandimwe mu ijuru turabigusabye.
Nyagasani Yezu uyu muvandimwe wacu Richard wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu ikuzo ry'ingoro yawe turabigusabye. Nyagasani Yezu natwe abababajwe n'uyu muvandimwe wacu Richard witonze, dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, gira ko uyu mugaragu wawe Richard witonze yahoze yifuza kubera umuyoboke udahemuka, maze umugirire impuhwe ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nimumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Musi tubwira abantu nka babiri biyongeremo cyangwa batatu badufashe. Mwiyongeremo hariya mugende mu bafashe. Bamwe muri protokole Baze hano kuri ruhande. Muze kuri ruhande rwaho. Aza kugira umuntu uhita bakuramo kari agatanda kugira ngo sawa twagiye ushobora gukingirije bakaturusha Niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye
abasore bari tayari dushyiraho imashini bamwe bayikuramo umwe arimo hepfo ndagiye gukamana ubu ni sosi yasi ayizanye aho ngaho ntabwo waringaniye aho ngaho ntabwo waringaniye yirebesha hejuru tuhakanya gato tuhakanya sigara abo basore abandi gushyingura umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kubera ko Kristo ari uwa mbere wazutse mu bapfuye, akaba ari nawe uzaho umubiri wacu gusa n'uwe wazutse. Nimucyo tumutakambire dusabira umuvandimwe wacu Rishari kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe.
nyagasani muhiruko ridashira maze umwireke iteka arubyiruko nyagasani muhiruko ridashira maze umwireke iteka arubyiruko nyagasani muhiruko ridashira maze umwireke iteka arubyiruko tugiye rero gutera amazi y'umugisha umubiri wa rishari turi guherekeza muri aka kanya araza no kuza abantu bake bo mu muryango abandi bashobora gufata akarabo kamugaterera ukamusezera abandi turakomeza kumuzirikana tumusezera mu mitima yacu
abasore babe tayari dushyiremo imashini bamwe bayikuramo umwari mo hepfo ndagiye gukamana Oni sasa ahubwo ntabwo wayinganiye ahubwo birebesha hejuru Tuhakanya gato, tuhakanya. sigara abo basore abandi gushyingura umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kubera ko Kristo ari uwa mbere wazutse mu bapfuye, akaba nawe uzaho umubiri wacu gusa n'uwe wazutse. Nimucyo tumutakambire dusabira umuvandimwe wacu Richard kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muhiruko ridashira, mazumire igiteka arukira. Nyagasani muhiruko ridashira, mazumire igiteka arukira. Nyagasani muhiruko ridashira, mazumire igiteka arukira. Tugiye rero gutera amazi y'umugisha umubiri wa Richard turi guherekeza muri aka kanya. Araza no kuza abantu bake bo mu muryango, abandi bashobora gufata akarabo kamugaterera ukamusezera, none turakomeza kumuzirikana tumusezera mu mitima yacu. Njyanama, abari muri njyanama bari hano, bakegera imbere, abandi bo mu muryango nabo bakurikiraho. Hari n'indabo zateganyijwe nazo zakoreshwa nta kibazo.
dutange umwanya kubera ko abagiye kudufasha bari gukorera hariya mwihangane mwegere inyuma kugira ngo na kino gikorwa kigende neza korali yagomeza ikadufasha
murakoze korali irakoze turagira ngo tugeze mu gice cya kabiri turasaba umwana ufite umusaraba ko bamwereka
abafite ururabo rwe bari bitegura, turaza gukurikizaho nabo muri mutegura ururabo rwabo. Hari ubwo nagira ngo bano bari kudufasha umwanya bagikora muri muzitegura, ngiye kubibutsa nagira ngo muzitegure tutaza gufata undi mwanya. Timu nayo yaje ivuye mu Rusayo, nayo ibe yitegura kugira ngo itaza kwama materiya, nayo ibe yitegura kugira ngo no kugira ngo tube tubateguza umwanya abana nabo bakiri gusoza. Araza gukurikiraho icyiciro cy'abayobozi, abafite ururabo rw'abayobozi b'akarere ndetse n'abakozi b'akarere ka Nyamasheke nabo bari bitegura. Hakurikireho intumwa zaje zivuye muri minisiteri y'ubutabera nazo zibe zitegura. Hakurikireho abajyanama b'akarere nabo babe bitegura. Reka dutangire rero, ndabona basa n'abasoje. Duhere umufasha wa Richard n'abana begera imbere. Timu yavuye mu Rusayo kwa Mama Diriya. Tugeze abafite ururabo rw'abakozi b'akarere n'abayobozi b'akarere baba yegera imbere. Abakorana na Jean Pierre abakora Famille Nzaramba, Famille Nzaramba, Famille ya Maître Esiro, Famille ya Famille Nzaramba ntabwo yari yaza baje. Famille Ekono, Famille New Face Family, New Face Family,
Space Family. Famille bigana na Juru muri Joyful. Nizere ko abana bo muri Joyful bigana na Juru ari wowe nyesha byose naguzwa n'iki Ubaha Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu Bikira Mariya Nyirimpuhwe Nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu mujyane amahoro ya Kristo. Nyagasani umukiza wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza